cya kido ukwiriye mwiriye umudali uko nakiriye gutaha kwabo twari dusanzwe tuzi ko bazataha yego kuko bari barakatiwe Imana yagiye ivugana nabo numva mwigeze musenganaho urimo hariya ese uko tudasenganye basengana nari ibabwira ati hazabaho imbabazi umukuru w'igihugu azababarira mutahe nimugera muri society muzitware gutya na gutya hazakurikira ibi ni genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Oh, The Vibe TV. Ni kuri The Vibe TV. Nyine gusa ufite amakuru atari umukungugu. Ukuri kunesha ikinyoma. Abantu batangiye kuzana certificate z'ababo. Imidari Batuyungu afite vabu. Afite vabu zimotiva abantu mu gukura amaboko mifuka bagakora. Uwa mbere yazanye certificate. Wow. Narababwiye nambara ingofero mukavuga abaririnda ngo benye kusema mutasema mutachoka. Nawe muwango ndi gukora ubusa mbabira ngo uyu mpamagaye ukabona ntitabye mba ndimo ndashaka umukati ndabyuka mu gitondo nkambara jinisi nkafunga umukandara nkakubitaho jire icyuma gikingira igiti nkambara ingofero nakubitaho kuteri kugira ngo numve ibisohoka muri migiseri noye kumva ibyo muvuga noneho haje n'umudali ubanga ibyo akora abifitiye ubushobozi. Yongwe TV ni The Vibe TV turi kumwe n'urugendo online urugendo online TV. Tukimara kubanga urugendo rero buriya abantu bose bazi umuravumba abasi umwumbati umurura amisi abasi wambuba abasi gikakarubamba n'umuravumba urumva buri muntu wese waremwe ababizi. Wow. $10 kakomera cyane muri pepayi yego nanjye niyo mpamvu naje urakoze cyane kumpakari ariko none vibe zisigaye ziri hano kuza hano muri studio za The Vibe umuntu udafite show udafite vibe yego ntabwo mbere hari wabonye umusekirite ukwano babanza kukubaza batuje muri The Vibe cyangwa uje muri Yongwe TV uje muri Yongwe TV urumva digiteri wa televiziyo ntabwo bamukira bigomba kuba byitonze yego iyo uje muri Vibe rero bakubanga umuntu ugiye kureba ubu ufite ibyo kuvuga yego ufite ibyo kuvuga birahari byinshi kamuhiya ini The Vibe TV murakoze cyane kumpa ikaze ndishimye cyane kongera kugaruka hano hari haciye iminsi ndahari ariko nsanze isura nshya ingofero nshya umudali The Vibe na certificate izanye n'umudali to uruwa kabiri. Wow, reka mbanze mbisomera abantu badukurikiye certificate of appreciation nukuvuga ngo ni certificate yishimwe yego. This certificate is awarded to Apotre Yongwe because you have served the Lord in his church through the faithful of exercise of your gifts and because of the body of Christ has been enriched by your faithfulness. Horeb Holy Church. Wow. Nukuvuga ngo ni certificate yishimwe y'uburyo wakoreye Imana y'umurimo w'Imana y'uburyo wakoreye Imana abantu batangiye kubimenya rero. Wow. Rero bamwe bavuga ngo basiba amateka ntabwo byakunda ko wasiba amateka y'umuntu Imana yahamagaye n'umudali kandebe umudali yego Medal of appreciation to yego n'ubundi n'umudali nawo wishimwe uzanye n'iriya certificate y'uburyo wakoreye Imana neza ndacyabirimo rero ndacyabirimo abantu bawe baravuze ngo wow ariko nkunda ukuntu nyine wambaye nk'umuntu uri muri Vibe ya kamemu yego
nukuvuga ngo uri rutahizamu stade igutegereje kutsinda igitego urambara nka rutahizamu n'umusasura ukura nk'uwa rutahizamu ugiye gukina filimi ntujye ubona se ba mama sava yego ba papa sava ntujye ubona se bantuza ba tipe ba ruhengeri yego bamusanze bansabi na ba bijiyo bije na ba bijiyo bijya agomba kwisanisha n'ibyo akora n'ibyo agiye ndi hano ro kuri hano ndi gufata vape ngomba mu gihe ndi kugenda nkanda kugira ngo ijwi risohoke icyo gihe ni ingofero icyo gihe nuko icyo gihe ni jire ubundi kugira ngo nakuteri yego kugira uko kumva ibyo mvuga yego kuruta kumva ibyo muvuga sha kuruta kumva ibyo muvuga muravuga ngo naraguye ariko jya itora arimo hariya ririkumvira ngo uzarya uzakomera nimugoroba ku mugoroba w'uhanuzi turabararitse ku mugoroba saa 4 za nijoro kugera saa 5 umuriro uraka kuri Yongwe TV abantu benshi bakibaza ngo Yongwe aracyari wa wundi reka mbatura indirimbo uracyari yamana ivuga bikaba uracyari yamana itegeka bigakomera no agakiza ingofero ntabwo yanyambura agakiza kuganira n'abasheni bari mu gihugu abari mu mahanga hari ibihumbi byinshi by'abantu bagiye muri Canada muri Amerika bibana mu nzu baganira nayo na Vibe n'urugendo online bari mu nzu zabo yego hari abantu benshi bibwira yuko kwambara kutera ibyanyambura agakiza no ntabwo ari ibyo ibi ntibimbuza guhanura bati ko yongeye kugaruka muri yasura inde sinagaruka ngehe umwuga wawe nuwuhe ko ari uzagutunga certificate mfite niyo kuvuga iki kuvuga iki ndavuga iby'Imana yakoze muri iki gihugu kuko ariyo iri hejuru y'igihugu yego ndavuga n'uw'Imana yahaye iki gihugu kakarimbura kazi tuzamutora Kagame yarukuye ku muheto abavuga amagambo byari byabananiye sawa ni intumwa y'Imana asa nk'uwavuye mu ijuru ni intumwa y'Imana isa nk'ayavuye mu ijuru gatatu wumvise umaze kuvuga Imana ukavuga n'usa n'uwavuye mu ijuru buriya nawe ushaka wakwivuga ndavuga ngo Vibe TV hari ibindi Vibe yabaye Vibe ega abantu ntibange gukora ntibange gukora Apotre uwo mudali ni na certificate uhawe ubihawe nande mbihawe n'umuntu ufite iyereko uri hejuru y'abapasteri batabibonye uri hejuru y'abaposo batabibonye uri hejuru y'abapasitoro n'abamusenyeri n'imitse batabibonye uri hejuru ya Samu nabyaye utarabibonye urugendo uri hejuru y'abanyamakuru na zamwe za YouTube zanyu ntimwabibonye ko bikwiriye sibyo ariko umuntu umufitiye refu aricara aravuga ati do ukwiriye mwiriye umudali iyo byagoma gukora abamusenyeri n'abakaridinari none bikoze ufite iyerekwa reka turaje tugira iyerekwa biruta iry'abakomeye ni ikimenyetso cyo kuvuga ngo hore birakomeje ni ikimenyetso cyo kuvuga ngo ibyo ndi gukora biremewe abo mu majyepfo mu byemere iburasirazuba mu byemere mu mujyi wa Kigali mu byemere mu mahanga mu byemere mukanya waruvuze ngo nimugoroba mufite ikiganiro cy'ubuhanuzi kuri Yongwe TV ijambo ry'ubuhanuzi riba ririmo ibiki abantu wenda barikurikira gute ijambo ry'ubuhanuzi tuba turi kuri Yongwe TV kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru saa 4 za nijoro kugera saa 5 za nijoro turi mu materaniro live biri guca kuri Vibe biri guca kuri channel yacu ya Yongwe TV abari mu Rwanda bari mu mahanga turi kubwiriza ijambo ry'Imana tubwira n'abantu nyeneye kumenya makuru y'icyo nzaba nyeneye kumenya amakuru y'ibyo ndi gukora nyeneye kumenya ngo tugendana ninde nyeneye kumenya uwo dukorana ninde kuki nkora bikanga kuki byanze nihe bipfira tuba turi connected n'ijuru you are ready Imana iracyari yayindi Imana iracyari yayindi Yesu Kristo ko yari kera na n'uyu munsi niko ari
ntarahinduka. Niba data adahinduka nanjye sindahinduka. ariko twarahindutse abantu. Twahindurwa n'iki se? Ibyisi. Ikeka abantu bafite umururumba wabyo. Maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Nabonye ko Imana itanga imodoka nziza, nabonye ko Imana itanga amazu meza, nabonye ko Imana ikiza indwara, nabonye ko Imana itanga abahungu n'abakobwa, nabonye ko Imana ivuga urwaye imvunja n'imbaraga za kuzagenda mu migabane y'isi ukagenda, nabonye ko umuntu yica amategeko akambarwa uburenganzira agatungwa na leta. None se urumva uraza kunkangisha? Reka je nta bintu nifuza biri mu mujyi. Umvise aka kantu ntiwari kukareba. Nta bintu nifuza biri mu mujyi. Yego babona byiza ntarari mfite. Niki se kiri muri uyu mujyi Imana itaba? Niki kintu cyiza wabonye muri uyu mujyi? Jewe se ibiri mu mujyi byose ni byiza, ariko nta na kimwe Imana itama. Ugitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwanyu, izabura ite kuma? Yabura kumpa inzu, yabura kumpa umugisha, yabura kumpa urubyaro, yabura kumpa amafaranga. Umugisha uzaza ariko wakoze. Umugisha Imana ihime umugisha imirimo y'amara ukabona nitabye mba ndimo ndashaka umukati, ndaroba ndacuruza ndakanika nakutera indazambara. Abantu batiyongo kandi n'ubundi turi kumva ari kuririmba indirimbo z'isi ntiyaba yaguye. Indirimbo z'isi none se wowe uri turirimba izo mu ijuru? Izo mu ijuru indirimbo y'isi ni iyi iby'Imana ko radio y'ijuru. Ibyo ni imyumvire ya gipanekote, kandi imyumvire ya gipanekote narayirenze. Ndi mu myumvire ya Yesu. Indirimbo z'isi ni izihe? Indirimbo z'isi ni za Satani se? Satani ntagira inanga, habe n'iningiri kamwe basirika bakubagura. Ikuzimu nta nanga, nta ningiri, nta n'umwirongiri haba. Ibintu byose baririmba ku indirimbo zose zihimbaza Imana, izindi zikaririmba ari ibisigo basiga abantu, cyangwa intwari mu byo bakoze, cyangwa basiga leta n'abami n'ibikomangoma, cyangwa abantu baririmbira abandi. Wiririmbiye rero ugakizwa ntacyo byagutwara. Apotre Yongwe yarakwiye kuririmba izo zihimbaza Imana. Ziheze none si irahimbaza. Uririmbye ni ndashaka umugati ubwo. Uririmbye ni indirimbo, iyo ni indirimbo imotiva abantu gukora simbi. Numvise nubwo waririmba avoka ukavuga ngo avoka ni nziza, biratuma umuntu aza kurya avoka indwara zikiri. Ese ko bagwaye certificate yanditseho Horeb kandi ritagikora. Horeb ibaheze. Horeb ibage Horeb isigariye mu bitabo. Ubu se nta bana ufite? Jewe nabyaye. Nta bana ufite? Nabyaye. Nabo bo mu mwuka nta ufite. Baraharira bo mu mwuka. Ntabwo utazi ko ufite abana nuko utizera. Sibyo? Horeb iri muri nge. Iri muri nge. Insengero nzubaka ziri muri nge. Sibyo? Ndamutse mfuye uzabe ngo Horeb irarangiye. Ariko rero uzose narose zimibatizo ya Bujumbura, zimibatizo yo mu bihugu bitandukanye, zimibatizo mbatiza abantu kwa Mutwe, zimibatizo na Yorodani mbatiza 120. Wapi sibyo byashoboka. Yego ndagiye turi kwitira asome ku rutonde Horeb, ku rutonde rwa ese byari barenda kuyifunga buru. Wisebya nabonye Zerafati bakuyeho. Zerafati Holy Church inde nyuma yo kumushumba yombi. Ntabwo urumva baba bakubwira ngo wowe hari insengero zigomba kuva. Nawe wabonaga kuko byagenda ko muri pastor ubwira abantu ngo nimitabira umuganda, Bibiliya ntiwemera. Kabira ngo ntibagure mituwele bivuze, kandi hari abantu babakene mituwele yawe izavuza n'umuturanyi. Ukabwira ngo ntibagire inyama, kandi inyama utaziriye warwara. Ukabwira abantu ngo ntibipimisha ibyorezo ubona biri kugenda byica abantu. Ukabuza abantu gukora ibikorwa bya leta. Ubwo suruma ahubwo leta yashizemo imiyaga, baguma gufunga eglise n'abapasitoro bakabahambira. Abantu bizera ibyo bakabahambira. Umubyeyi yashizemo imiyaga, kandi wote narenze iyo myumvire. Inde narenze iyo myumvire. Jewe naratangiye mbwira abapasitoro ni mujye mwambara jinisi mu gitondo mukwitemo t-shirt na spirese mwatake dushaka amafaranga. Siko natangiye mucyaje bundi wakoze urutonde ngo rw'abarokore baguye bagiye muri business. Inde kandi bari gushaka amafaranga. Nakoze urutonde rw'abantu baguye, rw'abapasitoro baguye. Ntangaza ko wambambura inshingano. Nambuye inshingano pasiteri
Claude ubwo ntabwo akiri pasiteri asigaye yitwa Claude yari pasiteri ubu ni Claude nimbona wakoze ikiganiro ukavuga ngo pasiteri Claude asanga wabyanditse uzamenye ko ubwo cano yawe izahita isubira hasi izahita isubira hasi nuguhita nguhagarika na cano yawe hanyuma mpagarika Juste yari pasiteri nambura inshingano ubu ni Juste Claude yahanwa amezi 6 Juste ahanwa amezi 3 hanyuma mpagarika Ezekiel Juste nawe n'amezi 6 Ezekiel amezi 3 mvuye kure Gerard amezi 6 sibyo Mutabazi amezi 6 abo bose nabambuye inshingano ntago bakiri nabikoze rero inshuti za Vibe dore impamvu mpana abantu nkabataramura murabona yuko jewe mu gihe abandi bari guhagarikwa je mpabwa umudali w'icyubahiro ko mu bantu bari kwitwara neza Pasiteri Claude rero uyu mudali ntawe ufite mvuye kure Gerard uyu mudali ntawe ufite ari nabo bakoreye Imana gendane hanyuma Juste nabonye mu biganiro uvuga utuntu wigiza hano uyu mudali ntawe ufite Ezekiel uyu mudali ntawe ufite nabona hagaritse uyu rero ni ikimenyetso cyo kuvuga ati umusaza yahagaritse abantu abifitiye ububasha turamwemera batanga batanga kuri The Vibe turamwemera ku nama tanga zo gucyaha bananiranye turi nabiherewe n'umudali na certificate banyibutsa ko ndi umushumba kandi witwaye neza mu bijyanye n'amatorero nyuma y'ibyo bugeze kuba Kristo turabahamya nyuma rero mvuga ko hari n'abantu baba YouTube bagomba kuza kwisobanura inshuti za The Vibe TV twakiriye uwo navuze ko ari perezida w'aba YouTube witwa Samugakire navuze ko ari aba YouTube baguye bashinga utubari kandi navuze ko umuntu wese utazaza hano namuvuze kwisobanura sibyo Mutesi yansagira yarisobanuye wumvise Mutesi yarisobanuye ararwaye sibyo yambwiye ko urwaye nibukira turi gushaka uburyo yivuza azahita aza kwisobanura kuri The Vibe ariko yarampamagara arisobanura ati mbabarira ndarwaye sindi kuboneka nzaza kwisobanura kuri The Vibe sibyo Samu rero nka perezida w'aba YouTube yaje kwisobanura hano bagize ute yaba YouTube Imana yahaye umugisha bara abakristo basenga buzuye umwuka era baragwa bashinga utubari Samu rero akaba afite akabari hano akafita akabari hano bayita nguki hano kuri fawe ukase kuganda ko kuri fawe ugakata n'inyuma yaraguye ashinga akabari kandi yari umuntu wo muri ADP umwana wakuriye mu rusengero cyakora akabari ntabwo akajyamo yagahaye umuntu yagahaye manager ukagira sibyo Samurebe turashaka kukubaza ngo iki cyaguteye kugwa ugashinga akabari kandi wari umwana wo mu rusengero mukanya waririmbye ngo iyo mpamagaye ukabona ntitavye marimo ndashaka umugati urashaka umukati mu kabari kuki utagombaga umukati wo usanzwe ubona ku rugendo online n'indi bayita ngo iki inside Rwanda urangira buti kubera umutima wo kutanyurwa ushyiraho n'akabari saba Imana imbabazi mu mugisha Imana iduha harimo n'ubwenge dusaranganya n'abandi Imana iravuga ngo mwana wanjye umuntu akabari kugira ngo nawe yibereho icyo ntakora nukunywa inzoga kuko bijyanye uko biri n'amahame yanjye kandi urabizi nk'umubyeyi wanjye mu mwuka twagiye dukorana ingendo nyinshi hanze y'igihugu urabizi neza ko kudasoma ntabwo washinga akabari ntabwo washinga akabuta oya ntukajye ubeshya urashaka kubeshya inshuti za The Vibe none bavuye bati burya Yongwe ntabona ndabona ahubwo inshuti za The Vibe ako kabari hari amafi hari inkoko hari brushette nziza dufite n'akabenzi muze muneze imbere ibyo byinzoga mu byihorere dufite n'amafanta inshuti za The Vibe rero murabona ko uremera kwisobanura se ndisobanura isobanure rero hano kuri The Vibe cyatugufatira impamvu nashinze isobanure cyangwa tugushyire inyuma y'itore erega ntabwo nabihakana yego ni business nakoye amaboko mu mufuka kandi akabari nashinze nahaye abajene urubyiruko nkuko ubuyobozi bwacu buvuga ati mwihangira imirimo natanze imirimo uhagiye ukabona abana b'abajene bahari bari gukora
bafite iyo mirimo bari gukora bagiye bava mu byo bari barimo cyangwa se ubuzima bwabo butari bumeze neza ariko ubu bakaba bumeze neza, nakishima nkanashima Imana yamaye ubwo buryo kuko nabonye ko ariyo business nshaka gukora nka abantu benshi akazi. Nguhaye iminsi 7 yo kujya kureba umushumba wawe wadepera kuyobora cyangwa se uyobora paruwasi ukamusobanurira ibintu bwiye kandi ukazaza ukamubwira. Arabizi ahubwo nawe naramubwiye inama zizajya ziba ajyanzanira kakwa kundi no hari inama zihabera. Icyambere cyo ndashimira ubuyobozi bw'umurenge ntuyemo kubera ko bajya inama yo zibaye kwisobanura ntabwo baguhamagaye kwamamaza akabari. Bajya uraseka we security bamudugudu bikiri bose bajya baza kwamamaza akabari hano. Yo sport irangiye abantu bose bazi. Naguhamagaye kwihana sinaguhamagaye kwamamaza akabari. Ubwo bwire Imana nimba igiye kumva barakona haye abantu akazi ubwo ntacyo. Izo nimbabazi gusubira mu rusengero ukareka ndasenga na mbere yuko nza hano gukora iki kiganiro. Wasenze kugira ngo yego mvuye Induba aho bita Induba. Rero za Vibe TV nababwiye ko abantu bagomba kuza kwisobanura. Uyu mufatiye icyemezo nawe cyo kumuhana amezi 6. Nta nifungo ngo hani amezi 6 ushyize inyuma y'itorera amezi 6 ni yihe washinze akabari hanyuma unywa n'inzoga. Ndabona uri kubihindura nk'ibintu byoroshye. Oya inzoga nawe mu itorero ryacu rya Deperi rivuga ko nta muntu ushinga akabari, rivuga ko nta muntu unywa n'inzoga. None rero bivuga ko niyo wayishinze ubu nta Deperi bagira business y'amahoro. Rero uvuze ko pastor wawe aguha n'abakiriye, uvuze yuko namusabaga uko azajya koherereza n'abakiriye ugura shaza kunywa fanta. Hanyuma uvuze ndumva ufite na fiyeri. Akose gushinga business akabari n'iki? Turifuza ko akabantu gafunga ugashinga alimentation cyangwa coffee shop. Nyuma rero y'amezi 6 uzagaruka no kwisobanura ubwo tugushyize ubu ni wasabira umugisha business yanjye. Kana turasa kwakira n'undi muntu nawe waguye ashinga amarogi. Nta marogi kandi mu kabari kawe harimo n'ibyumba. Ibyumba ubwo sa amarogi nibyo kuruhukiramo. N'ibyumba byo kuruhukiramo ntago ari amarogi. Okay. Ibyumba byo arahinjira umwana bafite attestation de mariage. Baje kuruhuka. Yego. Kakwa kundi umuntu ashaka kuza ari uwakure n'ahantu afite ho kurara dufite ni guest house rwose mu gihe muza. Vibe rero murumva ko abantu batangiye kwibohora batinda shinga akabari nkubiteho na rogi amafaranga nyabone ati pastor ntacyo yantwara ati nawe arabizi ati aba pastor ahubwo basobanutse babakiriya benshi gira utaza kuba ntacyo ntwara wanasanga warabonye n'abagwira baguye bitirirwa izina ry'Uwiteka baza kuhana. Hari abapasire bajya baza kubarya gafi. Nitaye kuri ibyo kuri Vibe tuguhagaritse amezi 6 kandi umushumba wawe uyobora itorero hariya ibatsinda abimenye hanyuma ndetse azamamagare ambwire yuko yaguhamagaye akakuganiriza nk'urugingo rw'itorero. Ndaguhagaritse rero ubukoze ubukwe mu mezi 6 nta mushumba wagusezeranya. Mu mezi 6 ukoze ubukwe nta mushumba wagusezeranya. Ukoze ubukwe mu mezi 6 nta mushumba wagusezeranya. Hanyuma mu mezi 6 nta mushumba waguhiga mu rugera kuko naguhagaritse. Wakweza ngo mbese nguhagaritse mbifitiye ubutwari. Nicyo ndi kukubaza aho urambaza ngo iki? Ndakubaza ngo urampagarika nkande? Ndaguhagarikwa nka bishop apostolique mu muryango w'amatorero ya Kristo mu Rwanda no ku isi hose. Bishop apostolique mu muryango w'amatorero ushumbye inde njewe ntabwo uba mu muryango w'amatorero ya Kristo. Mu ntama ushumbye ntabwo uba mu muryango wa Kristo Yesu. Hakana kutawuri uhagarariwe nande? Uhagarariwe na Yesu. Yego. Ntabwo wizera Yesu niwe wanenze. Ntabwo wizera Bibiliya nk'ijambo ry'Imana. Ndayemera cyane. Ntabwo wizera urupfu rwa Yesu Kristo no cyane. Ntabwo wizera Bibiliya nk'ijambo ry'Imana. Kristo rwose. Ntabwo batijwe mu izina rya Data twese n'Imana n'Umwuka Wera. Ibyo rero nibyo narahiriye yuko nzacyaha abantu bose bazicibwa. Ubivuze uhagazemo? Untenze uhagaze? Mu bubasha bwande? Mu bubasha bw'ijambo ry'Imana. Uko ugenda useka mu kiganiro ukomeza niko ushobora kuzongera. Niko business yanjye itera imbere.
je nabikoze buriya byara ndahamagarira ahubwo abapasiteri n'abashumba n'inshuti zanjye zose kandi muzi wanje ikintu gitumye mwongera undi bagomba guhanishwa amezi 3 ikintu gitumye abatandatu nuko umwuka ari kumbwira ko ufite amabanga y'abanyabyaha benshi bavuye bitirirwa izina ry'Uwiteka. abaki Ufite amabanga y'abanyabyaha benshi bitirirwa izina ry'Uwiteka basebeje itorero. yabazi wanje se N'ahandi arenga akaba reka abo rero bose nabo abonzi ni bandi babiri baraye iwanjye kandi babisabye imbabazi ari mwabona nahagaritse. Yego reka tugarukeho gato tuvuye kuri ibyo ngibyo ariko banza ubwire igihano uracyemera mbo nimba umpanye nk'umubyeyi uhagaze mu bubasha uhabwa n'Imana kubera ko ngewe ndi umunyamasengesho ndajya kubaza Imana. Ntabwo igihano cyemera ndabanzanye kubaza Imana. Oya igihano cyo n'ubundi kimenye kutemera igihano ni ikimenyetso cy'uko wacyemeye. uvuze ibyo bintu business yanjye gahomba wanyira no kuvuga amagambo menshi ni igihano cy'uko wagize gute wacyemeye. Reka mwibarize urakoze cyane ahubwo kuba ngize amahirwe yo kuza muri The Vibe ngakubaza mu kanya wakomoje uravuga ati mu bintu nabonye Imana yangiriye neza, Imana yampaye ubuzima bwiza, yampaye abana, impa umudamu, imodoka nziza, ibintu byinshi winteranya. Oya nyine wavuze ngo warabyigeze umva hari ibyo wigeze nta meya uburi kote hari uwo warigeze kuba meya ukaburi kote bagwa ibyo bintu byose warabibonye kandi none ikindi kintu cyakubayeho haba imodoka ntihaburi pine. Nageze ubwo njya n'ahantu namburwa ububasha nkajya ngaburirwa na leta. Wari uri mu bantu bari ntago ari mu igororero rya Nyarugenge imageragere aho benshi babazi nka mageragere, wari uhari mu minsi yashize nibwo twaje kukureba dushima Imana utashye, ariko hari abandi bari basigayemo, harabo mwasenganaga ngira ngo mu bantu twagiye tuganira bari bafungiye imageragere bamwe wenda nubwo bataje kuri kamera ko bavuze ko uri hariya nawe ubwawe warabivuze ko wakoraga umurimo w'Imana cyane gusengera abantu, harabo wasengera gukaba hanurira ko bazataha koko bagataha, hari nabo wasize ubibwiye cyane. Bamporiki yari state minister muri ministeri y'umuco na siporo, tukagira na Gasa SG retired Gasana wayoboraga intara y'Iburasirazuba wari guverineri. Abo babiri bari mu bahaye imbabazi na nyakwa Perezida wa Repubulika. Ese mwigeze musengana aho uri mu hariya? Ese ko tudasenganye basengana nani? Kamemu urumva iyo ugeze muri gereza ufite umuhamagaro ubu ufite umuhamagaro. Iyo ugeze muri gereza waharahamagawe n'Imana umuhamagaro urakomeza. Abo rero ni abakristo twasenganaga. Narasenganaga. Icarana gutya tugasengana bakumva ibyo mvuga bakizera ijambo ry'Imana. Hakiri tugutaha kwabo. Uko nakiriye gutaha kwabo twari dusanzwe tuzi ko bazataha. Yego kuko bari barakatiwe. Imana yagiye ivugana nabo numva. Ibabwira ati hazabaho imbabazi umukuru w'igihugu azababarira mutahe nimugera muri society muzitware gutya hazakurikira ibi nibi. Ibizakurikira hari uwo Imana yavugishije ikunyuzemo none sitavugishije ibyo nuko byagenze. Ejo nakiriye amatelefone y'abantu bamamagara kuri The Vibe TV bakukira The Vibe TV bati byo wahanuye byasohoye ati wabimubwiye twumva mu kibuga cy'abantu bose bahari. Ege uri kubwiriza mu kibuga muri gereza abaryamye baba bakumva abayicaye kuri za tarasi z'amazu bari kware kumva nutaje gusenga bakumva. Yego wenda waruvuze ati nakira amatelefoni benshi bambwira ngo ibyo nahanuye cyangwa se ibyo by'Imana yanyujijemo kubwira abantu bimwe na bimwe bagenda babibona, nyamara abantu benshi hari igihe batajya bemera ubuhanuzi. Nta nubwo iyo umuntu ari umuhanuzi akeneye ko bamwemera, ahubwo bakeneye ko bemera message Imana yamunyujijemo. Numva rero umuntu abagugewe ndi umuhanuzi ngo narahanuye ibi uzamenye ko atari umuhanuzi. Umuhanuzi arahanura ahubwo akaba ati Imana yadutumyeho umuntu.
umuhanuzi ntiyihamya ahubwo ahamya uwamutumye. Niyo mpamvu rero ibyo ntacyo bidutwaye. Bamporiki barabizi ko ibintu mwigeze kubivugana inde wowe nyine cyangwa SG Gasana? Barabizi ko ndi umuvugabutumwa. Barabizi ko ndi umuvugabutumwa. Baranabizi ko ndi umukozi w'Imana kuko bambonye mbwiriza kandi babonye Imana ivugana nande. Kandi Imana yavuganye nawe, ibyo yavuganye nawe byarasohoye n'ibindi bizasohora kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye. Ibyavuye mu kanwa kayo ikabibabwiye no kubikora izabikora. Inshuro nyinshi umuntu avuye hariya bati agarutse mu gihugu, n'ubundi ni mu gihugu. Iyo mvugo ntabwo mu igororero iba yemewe. Ntabwo babyemewe. Uvuga uburi biba bigaragaza yuko utaragororoka. Ngo ninsubira mu gihugu uba ushaka kubibamwe abantu ibitekerezo by'uko leta yabajyanye ahandi hatari mu gihugu. Uramutse uri mu gihugu ninsubira mu gihugu, icyo gihe uri gukoresha imvugo, nacyo ni ikimenyetso cy'uko umuntu aba ataragororoka. Kugororoka no kuba ngo hano ndi mu igororero, ndi umunyarwanda, ni mu Rwanda, nta kibazo mfite, ntabwo bamfunze bandenganya, nakoze icyaha ndacyemera, cyangwa ndi mu bihano binkwiriye, nibitaha nzasubira mu bikorwa byanjye. Ariko iyo ukoresha ngo ninsubira mu gihugu uburwaye, umuntu ava hariya ameze neza mu mutwe ku buryo atakomeza izindi gahunda ze zirimo imirimo n'ibiki, cyangwa bagomba kugira igihe cyo kubanza kuruhuka ugereranyije uko waje wowe. Gereza, iyo uvuye muri gereza nyine urumva uba umaze igihe uborotse. Bashobora kugufunga kuri telefone ukayoberwa ngo wohereza amafaranga. N'ubari nk'utuntu urumva giye ari umwaka umwe gusa, ari amezi 6. Hari nk'utuntu najya gukora muri telefone nkumva naratwibagiwe, kuko amezi 6 ubu utarakuko uba iyo ugiye guhamagara ufata numero bya telefone by'amatushi ukandikamo imibare ugahamagara. Nuvuga ngo rero nka numero z'abantu bose nari nzi mu mutwe zirisi kuko udaheruka kubahamagara. Hanyuma niyo n'ibintu byinshi ukora muri telefone ushobora guhita ubyibagirwa, ariko mu minsi mike biba byagarutse. Niyumvisha ko umuntu avuye muri gereza agafata iminsi 30 akaryama akaruhuka agatekereza ukiyakira, kumva ntabwo ufite, uhita wiyakira. Nanjye byarangoye kubera ko bansubikiye igihano, hanyuma urumva haba harimo no kwigengesera cyane kugira ngo kirangire. Ariko ubundi uvuye muri gereza se waryama amezi 3 ufite abana, waryama amezi 3 kimwe n'imbabazi. Imbabazi nazo zirimo kwigengesera cyane. Imbabazi ziba zirimo kwigengesera cyane, ariko n'ubundi hari gihe bagufunga n'ubundi udasanzwe uri umunyabyaha cyane. N'isundi waguye muri ambushi y'icyaha ubuteganya mu myaka 45 50 umuntu aba afite utarigeze ufungwa n'itegeko, uguye mu mutego umwe uzamana indi myaka nk'iyo wamaze utarafungwa warashaje. Imbabazi z'umukuru w'igihugu zihuza ute n'imbabazi Imana ishobora guha umuntu? Imbabazi z'umukuru w'igihugu cyane cyane imbabazi z'Imana ntabwo handikwa icyo wababariwe ngo niwongera kwica kugikora ngo Imana izagarura itegeko riguha. Imana rero gitanga andi mahirwe. Imana ikubabariye irabisiba. Leta rero yo ikubabariye hari insubiracyaha, hazamo insubiracyaha. Imana ni burundu, leta ikubabariye haba harimo agakwe kavuga ngo niwongera kubikora uzaba wishe nanone itegeko, uzaba ugaragaje ko unaniranye muri sosiyete. Niho bitandukanye. Umuyobozi mwiza abahagarariye Imana. Umuyobozi mwiza nyine ni ukuvuga ngo hanyuma rero imbabazi z'umukuru w'igihugu zerekana, zishushanya ko ari umubyeyi. Uko umubyeyi, uko ucumuye ku mubyeyi araguhana, ariko yaguhana akazibuka yuko n'ubundi ari umubyeyi,
avuga ati wa mwana wananiye najyanye gufungira hahandi bamwe amategeko yafunze kuko batubahirije ibisabwa bataye inshingano ndabababariye nibagaruke izo mbabazi rero zishushanya imbabazi Imana itanga yego byaragutunguye cyangwa wari ubizi byaragutunguye nubwo naba nari mbizi ko Imana ivuga ariko byaragutunguye kuko hari nituze umunsi n'igihe na Bibiliya niko ivuga ko ntawuzi umunsi n'igihe yego n'abandi nabo batarafungura nabo nibihangane nabo bizabatungura nanjye bintungure nawe bigutungure n'abandi bibatungure uracyagira umwanya wo kuba wajya hariya gukora ivugabutumwa imageragere umuntu yemererwa gusubira mu igororero nyuma y'amezi 6 ubone kubwiriza ubwa mbere nagiyeyo nge muri abantu 42 ubwa kabiri nsubiyeyo nge muri abantu 18 ubwa gatatu nsubiyeyo barambira ngo ntabwo nemererwa kugemurira abantu amezi 6 atarashe ntisubundi ko naje bati kubera ko wagize umumaro mu igororero twaragerageje kugira ngo use nk'uwigura imihigo wari warahize ubu rero ibihano byararangiye nemererwa no kubisaba binyuze mu mategeko bakamfungurira mu gipangu mwe imbere nkajyamo kubwiriza nditegura kuzateguramo igiterane na baririmbyi bikanyura mu nzira tujye kongera kuvuga ubutumwa ariko Imana ishoboje ntabwo najya amageragere gusa yego wajya n'ahandi najya nko ku Karubanda Butare hajya Insinda harimo abantu benshi hajya muri gereza ya Rubavu ndi kubisaba nyine Imana nimbona abantu hari abantu turi guhuza bagiye bafungurwa mu magereza kugira ngo bajye basapotinga abaririmbyi tujye gukora ibiterana abantu bihane tubakundisha igihugu tubakundisha uburere mbonera gihugu tubakundishe kubaha amategeko tunabakundisha Imana bakizwa turabiteganya yego urakoze cyane reka nsoze kuri iki kintu abantu bafite impungenge bati Apotre Yongwe ko yaramaze iminsi acecetse nyuma yo kuva mu igororero ntabwo ari gereza abantu bajya babivuga neza ntabwo byahinduriwe inyito umuntu abagorowe ntabwo abafunze abari kugororwa mu igororero yari yacishije make none turi kubona ari kongera kugaruka atejo ntibazongera wowe ntabwo uri kubona ko ushaka kugira impungenge z'uko ushaka kuvuga kongera mu bintu nafungiwe ntabwo kuvuga bigeze mfungirwa ko navuze ubuyobozi bwacu nabi nta nubwo bigeze bamfungira ko natukanye nakoze icyaha kijyanye n'imyizerere y'ibyo nizera hanyuma nkora icyaha ndacyemera ndanagihanirwa ibihano ndabikora birarangira ariko nta rwego rugeze rumbwira ngo singakora ibitunga abana banjye n'umuryango wanjye ushobora kuba rero ufite umwe ashobora kugira certificat y'ubuhinzi bworozi undi akagira uniform runaka yambaye ya company cyangwa ministeri akorera nanjye company nkorera yitwa Yongwe Media hanyuma ikaba nitwa The Vibe yo muri Yongwe Media yego akazi kanje rero nkora Yesu guhinga sindi n'umubaji no kuvuga wambuza kuvuga ariko abantu bishyize hamwe bashobora kumbuza kuvuga bishyize hamwe bakavuga ibibazo abantu bishyize hamwe bashaka kumbuza kuvuga bakanshingira nk'iduka hariya mu mujyi cyangwa bakanshingira nka alimentation rwose abari mu Rwanda no mu mahanga reka mbahe nomero 0788 54 11 abashaka kumbuza guhagarika The Vibe bashaka kwishyiramo bakanshingira iduka nomero niyo ngiyo bahita mbireka rwose ariko ntarabireka abantu narabireka mfite depasse zibindeba kandi hano yo nakoze ikiganiro neza baje bakireba bashyigikira bagushyigikira n'intore ntabwo gisakira abantu n'umugoroba tuba turi live kuri Yongwe TV noneho twambaye nk'abashumbi ingofero itariho gutera iyi ni imyambaro y'akazi hanyuma twambaye noneho imyambaro ya gishumbi akazi nkora karuta kandi ndi umukozi w'Imana
yego abwo no kuva ryari kugeza ryari saa 4 za nijoro kugera saa 5. ntabwo muba muri mu buryo bwa online tuba turi live kuri The Vibe TV, The Vibe kuri Yongwe TV online. aha reka ngushimire cyane wakoze kutwakira muri studio nziza cyane rwose imana rwose iyiha umugisha kutwakira kuko ifite vibe koresho tugezweho ntabikunze cyane ukuntu bambona ufite mugani w'abarundi bitatugira gutya tukaba tuvuyeho The Vibe TV ni kuri The Vibe TV naho mukana iki kiganiro cyoherereze abagenzi bawe